Ese nawe mu by'ukuri waba wibaza igihe papa Gerard mu by'ukuri Swala azaramuka abwiye Gerard ko ari we wamuteye inda? Ese bavandimwe, iki kintu hari muri kucyumva harira? Ibaze mu by'ukuri wowe musore kuba ufite umukunzi wawe ukaba nka Gerard mu by'ukuri. Gusa umukunzi w'iyi filime Intambara y'Ubuzima wese ahita asobanukirwa tucinjira muri iki kiganiro. Uyu muyoboro ni Gazexpress TV, nanjye mba ndi hano kuri mikoro kugira ngo mbasobanurire akantu ku kandi, mbahe update z'iyi filime yacu Intambara y'Ubuzima. Kandi icyo twababwira mu by'ukuri, twabahaye agasha rwose, twabahaye banane ndetse tubahereza na Noheli uyu mwaka wa 2025 ni 5/5 mu by'ukuri, kuko iyi filime izajya ibageraho buri munsi ku isaha y'isaa 3 n'igice za mu gitondo kuri YouTube channel GSM Films, cyangwa se mbere yaho gatoya bitewe n'impamvu runaka. Kandi tubabwira ko tubiseguraho rwose. Uriya mwaka ushize mwakomeje kutwandikira ati muduhereze iyi filime ku munsi, nimukomeze kutugaragariza urukundo rwose, tuzajya tuyibaha na kabiri ku munsi bitewe n'urukundo rwanyu, kuko ubu ni ubwitange, turahangaha ku bwanyu, nimwe mutumye twegera mikoro nta bandi. Niyo mpamvu mugomba kudusapotinga mugashira uruhare rwanyu ku bikorwa byacu, by'umwihariko abakunzi bacu mwese tukanabifuriza umwaka musha kandi tubifurije umugisha. Uyu mwaka twinjiyemo w'2025 uzababera uwishya n'ihirwe, by'umwihariko abakunzi ba filime Intambara y'Ubuzima ndetse n'abakunzi b'iki kiganiro Intambara y'Ubuzima analysis, cyangwa se muri rurimi rw'ikinyarwanda ubusesenguzi bwa filime Intambara y'Ubuzima. Ni filime nziza cyane, ni filime y'uruhererekane, ni filime tuzajya tubagezaho, filime igamije kubigisha, igamije kugira ngo mwidagadure kandi mukuremo ubutumwa, kuko ibi byose dukina bigenda bibaho mu buzima bwo muri iyi si bwa hano hanze. Gusa bavandimwe, nibyo twivugira ngo kwishongora ntabwo aba ari byiza, kandi nugera iyo uragera ntuzishongore kuba wasize, kuko anytime ushobora kumanuka ukajya down. Ese murabona Sara koko ahantu asigaye bavandimwe? Gusa filime mu kanya ku isaha y'isaa 3 n'igice turayibahereza rwose, murashyira amatsiko pe. Natwe rero twiyemeje gukora uyu muyoboro wa YouTube channel kugira ngo tujye tuganira, bityo mutwandikire rwose, mutayipinge rwose, turabinginze bakunzi b'iyi filime mwese. Nta mpamvu yo kureba iyi filime cyangwa se ngo wumve iki kiganiro ugenda utanditse, gufata umunota cyangwa amasegonda 30 rwose ugatayipinga, ibyo rwose bitwongera courage ndetse na emotion, kandi bikatwereka ko ibyo tubaha bibafitiye umumaro mu by'ukuri, kuko natwe rega tuba twitanze, haba hari byinshi byo gukora. Gusa tuba tugira ngo tubahereze iyi filime mu by'ukuri mwige, kuko ibi byose bibaho muri ubu buzima, kandi nanone mwidagadure. Hari igihe uba urangije akazi kawe ukareba filime rwose ukaruhura umutwe, bityo ubwonko ukaburuhura. Rero turabashimiye cyane mwe mwese mudukurikira, kandi tubifurije umugisha. Ushobora kuba uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze y'igihugu, uri mu migabane ya kure cyane, Europe, Amerika, Asia, Australia, Africa ndetse n'ahandi hose waba uri ku isi ubasha kudukurikira, twifurije umugisha pe. Kandi mujye mukora share kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi. Hari aba baracitswe rwose batazi iyi filime nyarwanda nziza cyane iri guca ibintu. Mujye mwibuka gukora share pe, byibuze umuntu umwe akore share ku bantu 10 cyangwa se 5, kugira ngo bigere kure, kuko natwe tuba twabahaye iby'ingenzi kandi by'umumaro, ntako tuba tutagize mu bwitange kugira ngo tubagezeho filime nziza cyane. Tubahaye ikaze rero mwese bakunzi b'iyi filime, by'umwihariko mwe myandikishije kuri uru rubuga. Nawe utariyandikisha kandi ko kanya kugira ngo uyandikishe, nta kindi bisabwa rwose, ni ugukanda kuri iyo buto yanditsweho ngo subscribe, bityo ukaba ikivu kuri uru rubuga, ukajya ubona amakuru ndetse n'ibiganiro tunyuza kuri uyu muyoboro utiriwe ujya mu ishakiro ry'igikoresho cyawe, ahubwo ukajya ubona notification mu ba mbere buri uko twaprodinze video nca. Rero reka turebe bimwe mu byaranze episode 40, turebe ibiri burange episode 41 ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri twabonye rero muri episode ya 40 twabahaye uyu munsi ku isaha y'isaa 3 n'igice rwose twayibagejejeho. Mwabonye rwose uwitwa Rwema ndetse na Richard babatambikana. Ese bavandimwe, muri gereza Richard ntabwo azavamo Rwema mu by'ukuri, ko twabonye ko Richard yaje yafashwe aza kwerekana Rwema. Mwabibonye rwose, yaje avuga ngo dore n'uyu bita Rwema. Gusa uwitwa Sara yasegaye ameze nk'uri kurota, uri mu nzozi, yumvaga ibintu arimo emotion arimo cyangwa situation arimo ari ibintu bidashoboka. Gusa birashoboka kandi cyane. Ese ibintu Sara yagiye akorera aba bana Bruno ndetse na Swala, nibaramuka bajyanye Rwema na Richard bakabafunga, urabona Sara azaba hehe? Ko Bruno narakara mu by'ukuri azabakura muri iyi nzu, kuko uwitwa Sara rwose ntacyo yatwara Bruno aramutse abishaka. Impamvu Bruno abamwubaha nuko Rwema bahari, kuko Bruno avuze ashobora kwirukanwa, kandi mwibuke ko Rwema ari we wishyurira Bruno amafaranga byibuze 600 ya buri cyumweru, kuko Bruno afite kanseri yo mu maraso. Gusa ndakurahiye, ndakubwiye ngo umunsi Rwema atari mu rugo, Sara ntago azongera kuzamura umutwe kuri aba bana, kuko iyo uri umusore uba uri umusore rwose. Bruno avanyemo iby'imikino ntabwo Sara yabasha kumwigereza.
nuko aba amwubaha kandi akamwubahira ko amuruta. Gusa Sara ni umugome cyane, sinzi ko yababarizwa pe biramutse bibaye ngombwa ko Rwema yongera gukena. Murabona Sara ubuzima butazamurya koko, aba bana yishongoyeho pe, mwarabibonye ubwo yabahaga na bogisa za Rwema ngo bazifure muri episode zabanje. Gusa wowe mukunzi w'iyi filime rwose usobanukirwa akantu ku kandi iyo twanarize iyi filime, kuko nyine nta gice na kimwe uba waracitswe kureba. Wowe ureba ibice byose turagushimiye. Gusa reka twanarize ku rundi ruhande, dukubita tubangura twigire ku ruhande rwa Teta na Swara n'uwitwa Gerard ndetse na Papa Gerard, kuko aba bose babirimo. Niyo impamvu mbavuze Papa Gerard yateye Swara inda rwose, murabizi. Gusa Gerard akunda Swara bya nyabyo. Mwabonye ko Gerard rwose yakoze ibishoboka byose, ntacyo atakoze ngo amenye aho Swara ari. Mwabonye ko Diane yaje amubwira ko azi aho Swara ari, amuhereza amafaranga 30,000 kugira ngo bamurangire aho Swara ari. Rwose Gerard akunda Swara pe. Gusa Papa Gerard yakoze ubuhemu, yakoze ibintu bitari byiza, muzi ko yateye Swara inda. Gusa ikibi nuko Swara atabivuga. Swara yabivuze koko ibintu bikava mu nzira. Ko reba nawe Gerard yamenye aho Swara aherereye. Gusa icyambabaze cyane Gerard mwabibonye ko yabwiye papa we ko yabonye aho Swara ari. Mu by'ukuri ntabwo azi ko uwabwira ari we wirukanye Swara. Ese mu by'ukuri Swara naramuka abwiye Gerard ko ari papa we wamuteye inda, iyi nkuru izavugwahe koko? Iri shano rizavugwahe? Ese ikindi bavandimwe banyarwandakazi mudukurikira, uwitwa Teta ibi ni ngombwa pe kwizirika ku rukundo bene aka kageni. Ibi yakagombye kubikora akizirika kuri Richard bene aka kageni. Ndakurahiye uwitwa Teta azarwara muru cyangwa se agire depression, kuko yizirika kuri Gerard cyane, kandi aho Gerard yaboneye umukobwa witwa Swara Teta yese amusiba mu mutwe we. Gusa Teta akomeje kwizirika cyane abifashijwemo na anti we ndetse n'uwitwa Papa Gerard, kuko Papa Gerard rwose ntabwo ashaka ko Swara yaba umugore wa Gerard, kuko murabizi yamuteye inda. Mu by'ukuri iyo nkuru ntawe yavugwa, iryo shano sinzi ko ryazavugwa, abantu sinzi uko babyakira. Gusa twese icyo dusabwa ni uguhanga amaso next part cyangwa se episode ikurikira, tubashishikariza kuyireba mu gitondo rwose ejo kwa gatandatu ku isaha y'isaa 3:30 za mu gitondo, cyangwa se mbere yaho gato episode 41 irabibagezeho. Mwe mwese bakunzi rero mudahwema gukurikira iyi filime, turabashimiye cyane kandi rwose tubijeje ko ibyiza biri imbere. Iyi ni filime yateguranywe ubuhanga, filime y'urusobe, filime izaba ndende kandi filime nziza cyane igamije kubigisha. Reka duhure rero ku isaha y'isaa 3:30 muri episode ya 41, kandi twizeye ko muzaryoherwa aho muherereye hose.